utarabona urunyo ruva mu kibuno agira ngo kwibagisha nakantu uko baje bakivumburira bo ubwabo bakoreye ubushakashatsi bakamenya ibibi byabyo n'ibyiza byabyo bagasanga ibyiza nibyo byinshi. Buriyani yakoze ngo sajyare inda ubungubu ni mu Gahongayire yakoze sajyare, Marina ngo ni sajyare. Ubundi se ko yari afite umubiri n'iki yagiye gushaka? Buriyani ko yari afite umubiri n'iki yagiye gushaka? Biteye umubabaro, biteye agahinda, binateye inkeke ziki aho umuntu yanga gusa no kumera uko Imana yamuremye, bashaka kwihindura no kuba uw'Imana ishaka kaba, ariko abashaka kuba beza kurushaho uko yabagize. nyumve ubundi Imana ntago turemye mu ishusho ryayo ngo tusa nayo, turemye mu ishusho y'Imana. Uko uri kose binezeza Imana, uko usa kose binezeza Imana. Ariko iyo haje harya biriya ngo nugusirimuka, biriya nugukosora Imana. Iyo haje gukosora Imana ukabwira Imana ngo wamaye izuru rigufi, bakarikurura ngo reka bariririre, aho uri kwihenda kandi uhumeka neza. Ukabwira Imana ngo wamaye kabuno kameze nk'akitafari kandi urashaka ngo ragaposa ngo ntiraho ikibuno. Ibiva mu byose twese turabizi. Umutima wanjye uragukeneye mwami. Reka ngusuhuze nkwifurize ibihe byiza aho dukurikire uherereye hariho hose. Nimba ari mu gitondo reka nkwifurize igitondo cyiza, kandi nimba nawe ugiye kutureba ari mu gicamunsi cyiza cyangwa se amafunguro meza. Mu gicamunsi niho abantu baba bagiye gufata ifunguro rya saa sita cyangwa saa saba cyangwa saa munani. Nimba ari nimugoroba kandi umugoroba mwiza, ngo ikaze wowe uri mushyashya. Fata isegonda cyangwa amasegonda abiri ubanze ukande subscribe kugira ngo tuzabashe no kubana mu biganiro byacu by'ubutaha. Ngiye ubavugisha ndetse unabasuhuza nitwa Mugisha. Reka nizere ko aho uri hose rero umeze neza, kandi nawe utameze neza situkwibagiwe. Imana niyo ishobora byose, uragomba gusenga ndetse no kwizera, ubundi ibintu bikagenda neza. Ndi kumwe na mushumba rero Adrien Habarurema. Ikaze. Murakoze cyane. Meze bon? Ndaho. Ngo urahumeka ngo ariko ngo mu bundi buryo ngo wapi? Byago n'amakuba ni byinshi ku mukiranutsi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Ariko iby'Imana ikora biradutangaza, wabona igikore bitangaza ngo who knows tomorrow. Ninde uzi ejo ko bizagenda? Ni Imana. Okay. Ashatse kuvuga nk'abanyarwanda bavuze ngo mbara ubukeye se? Mbara ubukeye. Ariko hari abanyarwanda baca imigani myiza. Uriya mugani uvuga ngo amavuta y'umugabo namuraye ku mubiri. Ni wo pe ku murundi ku mubiri. Ku murundi se ubwo wundi sinumuza ariko ku mubiri nibyo se koko. Ikintu utararanye icyo udafite ntabwo ari cyawe. Uriya wo ni wo rwose bagiye baca imigani ukumva ifite meaning. Reka dusengera Imana tuze twitangirira ikiganiro. Nyakubahwa Imana Data, Imana idukunda byahebuje, Imana ivugira muri twebwe igakorera muri twebwe, Imana ica inzira aho zitari, Imana imenagura ibicaniro byose by'abadayimoni. Witwa ndiho kandi uzahoraho, uri Uwiteka niryo zina ryawe. Bana natwe Adonaye, bana n'abantu bakunda Umusaruzi TV, abakurikirana ubutumwa bwiza tubagezaho ndetse n'ijambo ry'Imana. Senya ibicaniro byose by'abadayimoni, kwera kwawe kuzaba kuba kwegera. Reka ube muri twebwe mwami, reka utindane natwe, unanize ibitunaniza, uhiga ibiduhiga. Ubwenge bw'Imana bari bwo bugaragara muri twebwe, Umwuka wera w'Imana abane natwe. Urakoze kubyumvise ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Twari tugarutse ku bibazo abantu bagenda bahura nabyo. Iyi minsi dufite byinshi bitwugarije, hari ibyacu biri personal, hari iby'abandi, hari iby'isi muri rusange. Ariko uyu munsi nateguye ko tuvuga kuri ibi ngibi byo kuba uhita ubimpuriza no kurengwa cyangwa se no kugira amafaranga menshi
ngewe nicyo kintu numva kiri imbere kurusha ibindi byose. Abantu bari gukora amasajari bakarwara, bakiyongera ibibuno bakaremba, bakongera amabere ngo bayahagarike bakarwara, uretse no kurwara bagasongora amazuru bakaremba, uretse no kurwara bizaturika. Ariko se ari amaherena na biriya bintu bajya bambara byo si ibyuma? Tekereza ibyuma biri mu mubiri, mu matwi, mu mazuru, mu mukondo, kugira ngo ntabwo bazi. Hari abo numvishe ngo no ku gitsina barabyambara ibyuma, ntibakora iyo bwabaga. Ejo bundi twabonye, ubwo ndavuga ngewe nkuru mba narasomye, nabonye umwe mu banyarwandakazi w'umuririmbyi bavuga ko arembye, ariko natangajwe n'icyare kimurembeje. Ngo kwibagisha ngo ibiki n'ibiki ni ibivugwa, nanjye niko mvuze, ariko ndakukubwira ko mba nabisomye nyine byanditse. Hari ijambo nshaka gusoma, urwandiko rwa 2 Paul yandikiye Timoteyo ibice 3. Umenye yuko mu minsi y'imperuka azabaho ibihe birushye, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakundana babo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambanirana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Bafite ishusho yo kwera, ariko bakana imbaraga zako. Naho nshaka. Bakunda ibibanezeza ariko ntibakunda Imana. Aho gukunda Imana. Mbese bayisimbuza ibyo bibanezeza. Murongo wa 2 n'ubundi Timoteyo igice cya 4 murongo wa 2. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe gikwiriye no mu gihe kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha, kuko ibihe bizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba abarya, yifuza kumva ibibanezeza, bigwirije abigisha bahuje n'irari ryabo. Kamisha ko yaririmbye urakazi? Kamisha aho ruzingiye se? Aho niho ruzingiye. Aha niho ruzingiye. Ego. Ibintu ubona nanjye narabibonye. Mpamya ko nanabikoherereje. Tumaze n'iminsi tubibona, ariko byari bisanzwe, wenda nuko bitangiye gufata indi ntera. Buriyane yakoze ngo sajyare. Inda ubu ngubu ni mu Gahongayire yakoze sajyare. Gahongayire ko ngo bambwiye ko atari yora. Siko bavuga se? Ko hari umuntu wambwiye ngo nibi, ngo yagabanyije ibinure, ngo yari amaze igihe akora siporo nyinshi. Okay. Nabyo nzi. Urumva ngewe nabyo nzi. Marina ngo ni sajyare. Ubundi se ko yari afite umubiri n'iki yagiye gushaka? Buriyane ko yari afite umubiri n'iki yagiye gushaka? None ngo hari n'abakora siporo ngo bikanga. Hanyuma biratangaje. Bruce Melody we baramubeshye. Nawe yagabanyije inda. Iriho yari bitandukanye ni yari iriho. Ni yindi da. Ntabyo nzi, reka twikomereze. Manze mfungura agapensa kayakagahite. Nukuvuga ngo ibi bintu nsomye bihura neza n'ibintu biri kuvugwa n'ibintu biriho. Ubuhenebere.
sajari manze twibutsa abantu batabizi Mm. ni ukugabanya umubiri aho utagakwiye kujya ukawongera aho ukwiriye. Tuvuge nimba ufite mu nda hanini, ibinure biri mu nda bakabyohereza mu kibuno, ikibuno kikaba kinini. Bikorerwa muri Nigeria, niho babikorera. Noneho rero Bibiliya iravuga ngo bizaba ari ibihe birushya, bizaba ari ibihe birushya, bizaba ari ibihe birushya. Biteye umubabaro, biteye agahinda, binateye inkeke. Ziki. Aho umuntu yanga gusa no kumera uko Imana yamuremye, bashaka kwihindura no kuba uw'Imana ishaka kabo, ariko abashaka kuba beza kurushaho uko banza yabagize. unyumve. Ubundi Imana ntabwo turemye mu ishusho ryayo, ngo tusa nayo, turemye mu ishusho y'Imana. Uko uri kose binezeza Imana, uko usa kose binezeza Imana. Ariko iyo haje harya biriya ngo ni ugusirimuka, biriya ni ugukosora Imana. Iyo haje gukosora Imana ukabwira Imana ngo wampaye izuru rigufi, bakarikurura ngo reka bariririre, aho uri kwihenda. kandi uhumeka neza. Ukabwira Imana ngo wampaye kabuno kameze nk'akitafari, kandi urashaka ngo ragaposa, ngo ntira y'ikibuno. Ibiva mu byose twese turabizi, kandi bivamo ikinini n'igitoya, ibiva mu twese turabizi. Kubwira Imana ngo iyi nda ni nini, siporo zo nazishyigikira. Ariko kubwira umuntu ngo agende bamumanike nk'abagiye kubaga ibenzi, ingurube, bamushyire mu rubagiro, basature inda, batagiye kuvanamo umwana, bagiye kuvanamo amara amwe, bayisature neza, bongere badode. Undi ubasigaye banywa ngo fanta za ogazeze kugira ngo bume, ngo tayi igezweho ni tayi française. umuntu uteye nk'igitunguru n'ivubi, amabuno y'ivubi, ngo bagire mu nda nk'aho ivubi murishuka. Kereka nujyanaho na bene nyoko bose, akabajyana he? mu kubakoresha sajari. Nujyanayo na nyoko nazo bagobyaye. Kwigira uko Imana itakuremye bikumariye iki? Ariko se wareka kuba uhindura ubuntu bw'Imana. Dore mugiye kuzajya murwara kanseri z'ibihano. waba ufite amafaranga ukasa nabi kandi uza ahantu babigenza neza. Gusa neza ni ukugenda bakakubaga nk'abagiye kubaga ihene, ugatera neza, ugasa neza, bikamarira iki Imana? Reka turebe ku nyungu z'Imana. Imana biyimarira. Umuntu areba inyungu ze ntago areba. Oya, turebe iz'Imana uko twebwe tubayeho kugira ngo duhimbaze Imana. Imana ubu yeretse ko yakwibeshyeho nyine. Ukayibwira ati nkosora, hano warabeshye. Uri umubeshyi wa Mana we, hano wagombaga kungirira gutya. Uribeshye. Oya, ugahita umugome. Imana uri umugome. Reka nkwihera amakuru kuri Bibiliya. Bibiliya ibi byose yarabivuze. Ubu ni ubwenge bwitwa artificial intelligence. Ubwenge bushorewe n'izindi mbaraga n'iyindi myuka yo kurimbura abantu. Mbibutse ko Satani ntago yigeze akizwa. Satani ntago yavuye mu ijuru kuko yanyweye inzoga. Satani ntago yavanywe mu ijuru kuko yafashe ku ngufu. Oya, yavanywe mu ijuru ntago yafashe ku ngufu. Nta kwisikoroka yakoze ngo avuge ngo yakoze isikorokore cyangwa kwisikoroka. Ntabyo.
yavanywe mu ijuru n'ubwibone. Uko waba usenga kose uri umwibone, uri inshuti ya Satani, uri agasatani gato, kuko nawe nibyo yazize. uri gushyira mu ngiro imvugo ya so. Bayibiri avuga ngo muri abaso Satani, kuko iyo uza kuba uri umwana w'Imana tuba wihinduye ikibuno ngo bagende bagipose, ntabwo byari bikwiye. Bibiliya yarambwiye ngo igihe kirageze ndetse kirasohoye ubwo abasengera data mu mwuka bakamusengera mu kuri. Data ashaka ko bene abariho bamusenga. Imana ni umwuka, abayisenga bakwiye kuyivuga no kuyisenga mu mwuka ndetse no mu kuri. Ijambo rero Imana ivuga riraba. Ntabwo ibintu Imana ivuga bizasohora ku biti n'amabuye bigeze habi, ahubwo mwitege umwaka w'2050 turi muri 2024 nako 2025, umwaka w'2025 mu witege ibizaba. Tuzumva impfu nyinshi z'abasitari bakomeye ku isi no mu Rwanda. None se u Rwanda rutuye mu isi yayo? Ku isi bishwe bagiye bakinduka, bishwe n'ibintu byitwa kwishyiraho imibiri itari y'Imana yabaremeye. Ibi ni ibigaragaza kuza kwa Yesu. Amatwi azaba barya. Pawulo abwira Timoteyo ngo ubwirize mu gihe gikwiriye no mu gihe kitagukwiriye, kuko mu minsi izaza amatwi y'abantu azaba barya. Vrema amatwi ari kubarya, turababwira ukuri tukababanza, ariko nimutihana muzarimbuka, nimutihana muzapfa. Ni igihe cyo kugira ngo twerure tubwire abantu kuri, si igihe cyo kurenzaho, si igihe cyo gutwikira, ahubwo ni igihe cyo kugira ngo twere imbuto zikwiriye abihane. Aho umuntu w'umukobwa, umuntu utarabyara batarabagamo umwana, akagenda bakamubagamo ibinure, matirisi bakazicomoramo, abandi bamwe bakaba abarezibiyene, abandi bakaba TBG, bya bindi. Isi kiri kubaryohera ni kiri kugenda ibashyira ku muriro kugira ngo ibotse, izabaryamo amaburushete imeze neza yomotse, izabakanja. Muzakurwa n'isoni mwebwe muvuga ko muri guhindura ubuntu bw'Imana, muvuga ko muhindura uko Imana yabaremye nuko Yesu yabagize, mukagerageza mukabihindura. Mwitege gukorwa n'isoni. Ega nabo babihindura babitewe n'abantu. Nanone icyo kireke we kutarabihindura bitewe n'abantu. Yesu ubusengiye kwitukuza nk'abinzobe. Waratinze. Mugire vuba kuraje. Akazi kose umuntu wese akoze agakorana urukundo ndetse n'imbaraga, kubera ko igihe kirageze, kandi imirimo dukorana umwete n'Imana izaduhemba. Igihe kirageze Imana iha umuntu ibikwiranye n'ibyo yakoze. Birakwiye ko tuba mu by'Imana dusuku. Birakwiye ko tuba mu by'Imana twarihinduje. Harya amadini yabahaye karibu, ariko zireka abahe karibu, ubundi si mwebwe muyatera inkunga. Bafite amafaranga, imiryango, Rose Croix, ziriya surgeries ngo zihendute, Maikari ngo hari za miliyoni 2, iza miliyoni 1.5, reka da iza atari ni miliyoni 8 zirindwi gutyo, na miliyoni 8. Kwata
indi ugahita ugira 0. mwazimaye nkazigura ikibanza ko nazicyo ngira amasinda zabo zikorera iki urazigabanya inda tugasenga abadayimoni barimo bakabwinjagura babateye ko bagomba kugenda kubagabanyiriza kunuza bara nabazimu bari muri izo nda urasenga bave ayo mazuru yanyu mushaka kujya guposa n'abadayimoni barimo kuko uri mwiza kuko uremwe mu ishusho y'Imana uri w'igiciro igakwikunda kuko uremwe mu ishusho y'Imana ako se umuntu utikunda wubundi dore ibi bintu biri guterwa n'ubukunguzi bwo kwiyanga nese ubundi namara gukora ntabwo ngumeze neza reka da urasa nuko Imana ishaka ko bamara gukora surgery bakibonaho n'ibindi bibi ukuri ni kuri mwiza ngo muzakore na surgery z'ibitsina barazikora bakagihindura bakagihindura uvuga ati nshaka ikimeze uko reka cyane ibyo byo nibyo byabanje ahubwo mbere y'amada n'ibibuno bakaguha no kubyara kubyara se ni ndavuga ntabwo mvuga umwenge bakaguha ntabwo mvuga umwenge barase barabyara n'Imana ndavuga kubyara oya cyo ntikibaho nibafunge ikinywa rero ntabyo bavuga bari kuvuga ubusa umwana Imana iremye abaruho bazaba bikunda mwikunda mwigwirije inyigisho zijyanye n'amarare yabo adahuye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana adahuye no kumvira Imana atarimo ubutumwa bwiza atabwirimo guhinduka ariko Paul yaravuze ngo ijambo ry'umusaraba kuba rimbuka n'ubupfu ariko kuri twebwe abakizwa ngo ni imbaraga z'Imana the power of God imbaraga z'Imana mwene data Yesu aragukunda wikigira nk'abizi wikigira nk'abiki gihe wikihindura ukutari ugeze ku rwego wiyanga ubona uri mubi ariko kuko muri nababi kabisa ntuze nkubwire impamvu uri mubi nimba ubona ikibuno Imana yaguhaye kidahagije ukagenda ukongeraho ikindi ubwenge bwawe buri hafi ya ntabwo ntushaka kube warize gute ubwenge bwawe ntacyo bwakumariye ari abaganga babikora Imana izabibabaza ari mwebwe mubikora Imana izabakubitira hamwe muzajye muri Amerika mubaza amateka n'abakuru ahari mubaza uburyo bamwe abantu bagiye baba batinganye bakihindura ibitsina uburyo bafite polemike ivuga ngo turajya muri korari gute ko twahinduwe twari turi abagabo dufite ingoto none baduteyeho ibikobwa standard bagezeho bageze ku rwego rwo kuvuga ngo uyu muntu twahinduye umukobwa twanamutera urushinge amayeromone akamufata agasama ayisigeze ariko ntibikunda dore ibi byose muri kubikora kugira ngo mwereke Imana ko namwe muri abaremyi ko mukazi ariko ntimuhindura nta buvumbuzi bafite bazavumbura iki se ko bavumbura iby'Imana yabashyizemo ibahishurire kereka uretse kukereka Satani niwe uzabavumburira uko ubwo bwenge si ubwenge bw'Imana ubwiriza ijambo ry'Imana mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye bavuga butumwa ni igihe cyo kugira ngo tubwirize abantu tubabwire bave mu byo barimo urasambana ukumva ntacyo bikubwiye uraruga ukumva ntacyo bikubwiye urajya amavumu ukumva ntacyo bikubwiye uratukana ukumva ntacyo bikubwiye waragiye wiyongeresha ikibuno umva ntacyo bikubwiye nibyo bikore mubikore ba Brian n'abandi Brian ni izina rusange ako turamuzi Israel yangire kubakomera amashyi ni yabakomere n'Imana iraje ibaha ibikwiranye n'ibyo mwakoze buri wese Imana igiye kumufungira kado ihwanye n'ibyo yakoze igiye kubaha package ijyanye n'ibyo yakoze ngo iki ubwo ni ubuhanuzi Rwanda nasema ashaka ko mvuga mu ndimi oya si ngombwa ko mvuga mu ndimi twamenye ko musigemo naziruka tuzajya tuvuga ubu tuzajya tuvuga mu buryo buzimije duhanure mu buryo buzimije muzajya mubwira uwumva ingenzi tumwihorere koko Imana mugezeho muyitakarize icyizere
muyibwiye ngo waturemye nabi vrema, iri zuru ryakagombye kuba ridacimburiye aha, yagombye kuba ridacimburiye aha, ryagombye kuba rije rikaba rirerire, ubundi bamwe bakayegeranya abandi bakayafotora n'iminwa mu bazungu. Buriya ngo iminwa abazungu ngo bakunda iminwa minini, ngo baragenda bagakoresha sajari y'iminwa, ngo iminwa bakayibaga ngo ikaza ari minini, ngo niyo mpamvu ngo bakunda abanyafurika ngo bagira iminwa minini. Urakeye we, ntabwo uzi se ko noneho urakeye ishinya itukura bayigira umukara kugira ngo bigende biteze, nyine ngo agire agasinya k'umukara, wunguka igeze, bagateramo ya miti, wunguka igeze. ibaza imiti itera mu Ibyo ishinya byose nibyo biri gukenyura abantu. ibaza Imana yaremye ko ishinya igomba kubamo amaraso, bateyemo imiti. Ibyo byose nibyo biri gukenyura abantu. Urumva iyo miti itagenda, Nimwumva impfu ziriho, mukumva n'izindi, mwirinde kuririra abantu cyane, kubera ko ibi bica bigiye kuza ari byinshi. Ahubwo mubaze Imana ngo aba bantu bari kwicwa n'iki, ni igiki kibishe, bigenze gute Mana, babayeho gute, uyu muntu ararimbutse se cyangwa abonye ubugingo? Mutinde mu kubaza Imana ibiri kwica abantu, kubera ko ibiri kwica abantu byo ni byinshi. Abantu ubwabo bari kwikorera ukuzimu kuzuye. Yego, mubitindeho cyane. Imana ntihinduka, Imana ntinegurizwa izuru. Timote, ubwiriza ubutumwa bwiza nk'umubwiriza butumwa mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye, kuko igihe nikigera abantu ntibazaba bacyumva, amatwi azaba barya, baziziba amatwi. Inyigisho z'abadayimoni ziherekezwe na spirit y'abadayimoni, umwuka w'ikuzimu, umwuka ubwira abantu gutinga. Bayidawe mujye munaseye muryama musenga. Abantu benshi bari kubyuka bahindutse abagabo ari abagore, abandi bari kubyuka bahindutse abagore ari abagabo, kubera imyuka mibi y'abatinganye. hari n'ubihinduka mu mutwe inyuma. Munene byo mvuga, iki kirere kingiki turiho reka mbaha amakuru kirahumanye. Kugira ngo ukubite urebe mu buryo bw'umwuka birasaba gusenga ngo wigire imbere cyane. Abarangi babaye benshi, abacwezi babaye benshi, abarozi babaye benshi, abapfumu babaye benshi, abanyamasengesho babaye bake. Isi iri kuba mu mwijima, Satani arimo arigaranzura ngo arashaka kuyobora isi ngayiyobore, ariko ntibizakunda. Abera baracyarimo, turacyari kugira ngo tubwirize ubutumwa, turacyari kugira ngo tubwirize abantu iby'agakiza, turebe ko bihana, turebe ko bumvira ijambo ry'Imana, turebe ko bongera bakezwa. Turimo turahanyanyaza kugira ngo turebe ko twabona abakizwa, umubare w'abakizwa, kuko abarimbuka ni benshi n'umurimbuzi ni mwinshi. Imana idutabare, torero ry'Imana biradusaba gusenga. Buhenebere karondura, buhenebere burimo kwimura Imana. Ijambo ry'Imana abantu bazaba barikuye mu mutima, ritakibayoboye, basigaye bariyoboza intoki zabo n'amarangamutima yabo, baribwira ngo ibi ngibi ntabwo byari byo, we wagombaga kubikosora gutya. Mujye uri kujya hehe? Mujye iyo wagombaga kubihindura ukagenda gutya, ibi byagombaga kugenda gutya, ibi byagombaga kuba gutya. Imana ntinegurizwa izuru mama, mushiki wanjye, Imana ntinegurizwa izuru. Umunsi umwe Imana yarambwiye ngo dore abantu bagiye kurimbuka bazize kutamenya, kwirengagiza Imana, kwimura Imana, gutesha agaciro bimwe mu ngingo Imana yaduteyeho, tukiremera ibindi bintu, indi mitekerereze tukayiremera. Ijambo ry'Imana tukarikura muri twebwe, aho gukizwa bizaba bigabanutse muri twebwe, mubabaro ugiye kwiyongera. Umuntu babaga akagenda, munagira n'imitima.
bankuye iryinyo umutwe urasaduka, umuntu bamubaga ikibuno, bakamubaga mu nda, bakamubaga n'ibere kugira ngo ibere ribe rinini ngo rishinge sha ihagarare. numvise ngo bari ngo no kubaburanira da ngo abashinzwe ngo uburenganzira bw'abagore ese biriya byo ngo barimo barababuranira ngayo mabere ngo yaguye ngo yabonyeje ngo n'uburenganzira, ariko murakabije wa. ndashaka kukubaza amabere ba mama batwonyeje mukabije kuyatesha agaciro, muzajya muyabagisha ngo rihagarare rimere nk'akana k'agakobwa k'imyaka 15. bararitega utwuma, sinzi ukuntu babigenza nyine. n'utwuma ni inyama, ntabwo ari utwuma, ni inyama rigahagarara. ubundi abagabo mwaribona mugashamaduka cyane. mwitondeho ko mutazatereta n'amagini ngo muri gutereta abantu, kuko imyuka iva ikuzimu imeze uko nguko yabaye myinshi. iriya myenda yo hari icyaha? iriya myenda ihenze cyane. nta cyaha, umubiri barimbisha nyuma ariko umutima utarimbye, ibintu uvuga urabizi ko bazarimbuka. iyi kanzu ya $28,000 ya $28,000 baje bakangurira inzu ko $28,000 harimo inzu yanjye kandi ngo nta nzu ngira. none se baragushinzwe? none se umuntu yakambara ikanzu ya $28,000 ayimpaye ubundi yabura iki? azayigura ibutaha agaca ku mwana uri mu muhanda wa Burayi. abagome gusa. mwebwe Imana izabakubita nyinshi. tujya tubwiriza ngo Imana ni inyembabazi, ngo Imana ngo igira neza. hari abitazababarira, hari abo Imana itazababarira. kwimura Imana, guhindura ubuntu bw'Imana isoni nke, iby'umusaraba ukabihindura isoni nke, imbaraga z'ijambo ry'Imana ukabihindura isoni nke, iby'agakiza ukabihindura isoni nke. ubwami bw'Imana si ubw'amagambo, ubwami bw'Imana ni ubw'imbaraga. ubwami bw'Imana buratwaranirwa, ubwami bw'Imana burimo kunesha, ubwami bw'Imana buratsinda mama. gufata isujipe murabyanze, musigaye mwambara amakariso, nabyo mubonye nta gaciro, akayaga gasigaye gahita, musigaye mwambara ishati y'ikibuno gusa kikagenda kidingita. ibyo mubonye bitaryoshye, mu gihe ikibuno bakibazure bakigire kinini bagikwedure nka plastique. ni mwebwe muzatuzanira kurimbuka. aba baganga bize siyanse batari kwiga badafite n'umwuka, nimwe muzatuzanira kurimbuka. ese bareke gukorera abantu ibyo bashaka. Imana ishimwe ko mu Rwanda ibyo ngibyo bidahari, kandi babishoboye. Imana ishimwe ko ubwo buvuzi mu Rwanda budahari. natwe turabizi, ariko nitugomya gukina tuzabivura. nyakubahwa ntiyabyemera, tuzabibaga da. kibuno koko. ariko danabonye n'urwego harya abashinzwe abaganga babaye abantu batanga n'ibyangombwa ngo byongere ibitsina. igitsina ni gitoya ukacyongera, ubundi none se sibyo ni gito. washaka kucyongera gikora iki? washaka kucyongera gikora iki? abona uko asambana neza. ikiri nicyo gisambana buriya. ariko mwarasaze, mufite uburwayi bwo mu mutwe. umuntu ucuruza imiti ngo yongere ibitsina, ubundi wowe ufite ubwenge nawe kuba ukeneye gusengerwa. ko ari abakire bari abantu, ntukabwira abakire nabi. gusenga tukabakire niko waruvuze. bakize se bakize uko bakize ku giti cyabo, bakize ku bwanjye. bafite amafaranga yabo yamariye icyayo, ayo bayagukubitisha kandi uri kwivugisha. bayankubitisha kuba batarankubita se n'impuhwe zabo. nuko utarababwira nabi. kandi mbivuze uretse zabo babona ibitsina abo babyongereye n'amagwede
n'amagweda ako mwarasa Nyasha. mufite uburwayi bwo mu mutwe ni ukuri kw'Imana mujya muvuga ngo abajya kwivuza indera Imana zizabagira gute? bafite uburwayi bwo mu mutwe ahubwo nimwe mu bufite. Imana izabagira gute? Izabahiha nk'uko umuntu yahiha amazirantoki. Kwimura Imana vrema kuko bazaba bikunda bibona bikakaza ibyigenge indashima atarabera. Ariko iyi si irajagaraye ni ukuri kw'Imana. Iyi si yabaye imburabuturo. Mu madini ni akavuyo, mu bashumba ni akavuyo, muri politike ni akavuyo, mu byo mwita imyidagaduro entertainment ni akavuyo. Akaduruvayo ko Murabona mwe Yesu atagiye kuza? Nta bimenyetso mubona ko Yesu agiye kuza? Nta bintu bibaranga bibagaragaza ko umukwe aje gutwara itorero? Indwara z'ibyorezo nimuzibona? Hepatite B, hepatite C, sida, virusi itera sida, ubwandu bw'agakoko gatera sida, kansa, kwashi zavuyeho, diyabete, birwara by'ibyorezo, ubushita, indwara y'inkende, abantu bazima bakazirwara. Amahanga y'isi Illuminati. Burizi ko nta muntu wemerewe kuba muri Illuminati atari umuzungu. Kare umwirabura. Abirabura babamo. Indese. Elon Musk. Kandi bavuga ko abirabura babamo adiye. Elon Musk ntago baba muri Illuminati. Babahe. Baba mu yindi miryango. Hari Illuminati, Freemason. Yose ni ya Satani. Hari Illuminati, Freemasons, abajesuiti, abarose croix, Maikari, Kankalo, yose ni ya Satani. Yego. Nkuko umuntu asengera muri ADEPR undi akaba umukatolike, nuko areka amadini akabarushanya imbaraga, nuko bimeze. Abahidinza abandi rero Illuminatus. Niyigende igakora ziriya gahunda. Daimon akabasura nijoro akavuga ati buriya kumaze kugira amafaranga icyo kibuno vrema urabona utagenda ukacyongeresha ubundi abagabo bagatwarwa nabo bakagenda bagasambana n'ibikanseri bigenda. Mugiye kumbwira ko ndi gutocaringa dore ko mudakunda ukuri ko mwanga bababwiza ukuri dore ko mwabaye indashima dore ko mundeba dore papagani bo mu rusengero gusa dore abantu baririmba bafite ishyari, abantu basenga ari ibisambanya ari ibirozi byaranze kwihana. Imana mwarayikuye mu mitima yanyu, musigaye muyitwara mu marangamutima yanyu. Sanduku y'Imana yaranyazwe mu bapagani rero bayifite. Murabeshya mwebwe ntago muzayicika. Ku munsi w'imperuka muzabibazwa. Ubwirize mu gihe gikwiriye no mu gihe kitagukwiriye. Amadini yari gushyingirwa ngana n'amareta y'isi bari kuzura umwuka umwe, kandi koko nibyo ko kimwe kibyara ikindi. Abandi basenga bameze nta bwenge, bafite urwandiko rw'inzira badafite urwandiko rw'agatanga ka mbere. Ubwibone bwe bwarakabije, abantu basigaye bakira proud kurogana no kwicana. Social media nta kindi kiriho ari ugucuruza amatiku, amaradiyo nta kindi kiriho ari ugucuruza ubusambanyi. Isi ya Babylon. Ese si turi gukorera amafaranga. Babylon is Babel. Isi ya kavuyo. Turi gukorera amafaranga. Imana iraje bari bate? Nka nkozi z'ibibi mwe.
erega kuba nabivuga ntabwo biri buze gutumiza, ariko no kuba ntabivuga ntibyatuma itaza. Ariko ni ingorane kuba nabura kubikubwira. uri kugira inama umuntu kandi n'ubundi uzarimbuka niwanga kwihana. Mukizwe, tugane ku nama, muve mu bujiji, muve mu buyobe. Inama se ndakugira wowe wagiye kongera ikibuno ngo basubire bakubage bakugira uko bakuremye, byararangiye hana huko. uyu yareke gukoresha n'ibindi. Ushobora kutamugira inama yo gukoresha yo gukura ibibuno n'imitwe muzagende muyibazisha. kandi nese ubu wakoresha izuru ntubukoresheje umutwe. Oya, bazagende bakoresha umutwe wabo yahaye umutwe umeze utya, ariko burya buretse katamaso areba ahangaha, sibyo? Barawuhombanura ariko umutwe bakawugabanya, bakawugira. Oya, ndavuga kuwugabanya. Oya, ucyo nzi cyo n'amaso bakayagira manini. Amaso ibyo barakunda bakayagira manini, bagashyiramo iry'inkoko. Se umuntu ashobora kuguhira iry'ikindi kintu, iry'imbwa cyangwa iry'inka cyangwa iry'ipusi, ntabwo uba wuzuye. Urwo rugingo ubundi hakagombye kuba harimo n'umutwe munini uretse gato. Urugingo hakagombye kuba harimo umwobo bashyiramo urwo ngurwo kugira ngo ugume uretse kugira. Ese n'umutwe bazawugabanya se? Oya, barawubumba neza. N'amazuru n'amatwi barayagabanya. Yo baranayo. N'amenyo. Amenyo yo bakwambika n'aya zahabu. Oye, barayagabanya. Cyane. Akaba mato. Bagashyira nese n'uwabonye ko batanga n'inyinya cyangwa bakanayipfuka. Si ya none sha. Si ya none. Si ya none. Inzobe ikaba igikara. Si ya none ni. Oya, igikara kiba inzobe. Kare sha. Igikara kiba inzobe. Nta muntu urarema igikara. Igikara cyo cyarabagora. Kibereka ko muri abaswa. Yego. Kirabavuna. Ntago mvuze abaganga. Ndavuga abangaba muri guko izi siyanse mwiga mugomba kuba mufite na mwuka wera. Kuko ndabizi ko mura Imana bakoresha ibikomeye. Basenge. Ndabizi ko mwatera umuntu urushinge tayari agahita apfa. Ndabizi ko mwamutera amazi mu bwonko. Barwita urw'ingusho. Umuntu agahita apfa. Ndabazi respect abaganga. Ariko mukizwe. Ubwenge ibyo mwize mwarabivumba ariko Imana izabibabaza. Abanyepolitike mukizwe. Abanyedini mukizwe. Koko. Guhindura uko Imana yakugize. Ukaba inzobe wari igikara. Muzahindure se n'utu tuntu. Kwa kentusi abahanga baraduhindura. Utu kereka zanshinge babatera. Nyine abahanga baraduhindura. N'amavi akaba inzobe. Ariko gitinya mu abantu banyunyuza amaguru ngo abe mato cyangwa bakayabyimbya akaba manini. Barasaze bafite ikibazo. Utinya abantu bagukorera amatako neza bakagukuramo iminkanyare bakagukuramo ibiki. Bakaguha amatuza. Niyo mpamvu batazajya barama. Igihe cyose muzajya muhindura uko Imana yabagize ntago muzajya murama. Ngo nubundi ngo igihe kiba cyageze ngo nubundi wari ugenewe. Niko bajya bavuga. Okay, none bari kwihutisha abantu. Surabona we ino si ubundi Imana itanakoresha. Muri ko bafatasha kugira ngo bihute vuba. Wasari Imana inabakoresha. Ako murasuzugura kwe. Abagabo ntibacyo abagore ntibacyo baha abagabo. Abagabo nabo ntago mucyo baha abadamu. Inyigisho nzima ntazo muzihanganira. Torero rya Laodikia. Laodikia. Torero ririmo kwimurima. Ririmo kwikakaza. Abantu benshi bazashyira uburyarya imbere n'ubwibone imbere. Ndagushimiye mwana. Niwe wabanye natwe. Ikiri umuntu wese akurya iki kiganiro yuzura umwuka wera. Ubwenge bw'Imana buyobora umuntu wese wumvise ubu butumwa aguhindura umushyitsi kandi ahinduke mu izina rya Yesu. Amen. Ibi biganiro ko birimo kuri kwinshi abantu ntibari bukurakarire. Yewe. Ugomba kundakarira sone ko ntacyo nakora. Hari n'abarokore ubu ngubu disi bacu tubujije kubikora bari hafi. Umukozi ku murimo n'Imana yemeye. Bari gushaka amafaranga yo kubikora.
hakaba amafaranga bayafashishije imfubyi bakajya mu bitaro bakareba abarwayi barwaye bakabafasha, cyangwa bakanyiheraho. mwaretse kubura ubwenge cyangwa bakwihere. Reka tubashimire, dushimire buri wese twabanye akaba agejeje uyu munota. Reka nkwibutse gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Basabiye Imana umugisha, Imana ibarinde. umutima wanjye uragukeneye mwami